nk'ay'inyana, iyi video ntigucike. Tudatinze rero kaduhere ku mutobe wa karoti. Umutobe wa karoti mwiriwe neza muraho, nongeye kubasuhuza. Niba uri mushyashya hano nguhaye ikaze. Njye nitwa Wivine, tubana hano kenshi mu biganiro byinshi bitandukanye binyura kuri channel ya Wivine 250. Niba rero nawe warakoze subscribe, Imana iguhe umugisha, wakoze kongera gukurikira iki kiganiro. Uyu munsi rero tugiye kubana muri video, tugiye kuvuga ku bijyanye n'ubuzima, ariko cyane cyane ubuzima bw'amaso. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu 4 wakoresha cyangwa se imbuto 4 wakoresha umutobe wazo ukaba warinda amaso yawe kugira ibibazo bya hato na hato by'uburwayi, ukaba warinda amaso yawe gutukura, ukaba warinda amaso yawe kuzamo biriya twita ishaza. Rero uyu munsi tugiye kureba ibyo bintu 4 tugiye kureba nibihe muri byinshi nyine birinda amaso yacu. Njye nahisemo ko twaganira kuri ibi bintu 4: ku mutobe wa karoti, umutobe w'inyanya, umutobe wa blueberries ndetse n'umutobe wa orange. Nibyo bintu tugiye kuganiraho uyu munsi. Niba rero ushaka kugira amaso meza akeye, ukagira amaso nk'ay'inyana, iyi video ntigucike. Tudatinze rero kaduhere ku mutobe wa karoti. Umutobe wa karoti ni uruboga cyangwa se ni urubuto rukungahaye cyane kuri vitamine A, cyane beta carotene. Rero iyi beta carotene ikaba ifasha amaso yacu gukomeza afite ubuzima bwiza, gukomeza akeye asa umweru. Rero iyi beta carotene nayo ituma umubiri wacu ubyazamo vitamine A, niyo umubiri wacu yigeze mu mubiri wacu uyikoramo vitamine A. Rero iyi vitamine A ifasha amaso yacu mu kuba yabona neza mu mwijima, no mu gihe uri mu mwijima amaso yakababona neza, ukaba ufite vision nziza iri normal. Rero iyo ukoresha umutobe wa karoti kenshi buri munsi bihoraho, bifasha amaso yawe. Ikindi, hari abantu bajya bitiranya ibintu biri naturere. Iyo uri gukoresha ibintu nk'ingi biri naco, bigusaba kutarambirwa, bikagusaba guhozaho. Uba ugomba kubikora bya buri munsi bihoraho, kuko ntabwo impinduka zitaziza ako kanya. Ikintu bigusaba ni ukwihangana. Igihe cyose iyo wihanganye ugera ku ntsinzi kandi ugera ku cyo ushaka. Tudatinze rero ko turebere hamwe umutobe w'inyanya wo ikintu dufasha. Urunyanya rwifitemo, ni uruboga cyangwa se ni urubuto rwifitemo intungamubiri nyine nazo zifitiye umubiri wacu akamaro muri rusange, ariko cyane ku maso. Rwifitemo ikinyabutabire bita lycopene. Lycopene rero ni ikinyabutabire gikora mu buryo bwo kurinda amaso yacu, cyangwa se gifasha mu kugabanya ibyago byo kugira indwara zirimo nka macular degeneration, bifasha mu kurinda iyo ndwara. Ikindi nuko mu runyanya habamo vitamine C. Vitamine C ikaba ifasha mu gukuraho iminkanyari cyangwa se mu kurinda iminkanyari. Rero iyi vitamine nayo ifasha n'amaso yacu kuba atazana iminkanyari, igafasha n'uruhu muri rusange kuba wafite uruhu rukeye, ufite nyine uruhu rudafite iminkanyari, ruri soft. Inyanya ni ikintu cyiza, ni ikiribwa cyiza kidakwiye kubura ku mafunguro ya buri munsi. Uko byagenda kose tutirengagije ko ari ikirungo cyiza gituma n'ibiryo bitukura ukabona biteye apeti, ariko ni n'ikiribwa gifite intungamubiri dukeneye mu buzima bwa buri munsi. Tudatinze rero ka tujye ku mwanya wa 3, turasanga urubuto rwa blueberries. Blueberries ni urubuto dusangamo cyangwa se rukungahaye ku kinyabutabire bita flavonoid. Iki kinyabutabire rero gifasha amaso yacu kuguma afite ubuzima bwiza, kirinda amaso yacu kugira indwara zitandukanye, harimo nko kugira indwara z'ubuhumyi mu zabukuru. Ikindi iki kinyabutabire gifasha nuko cyongerera amaso yacu ubushobozi yo kuba yareba, kikanagabanya inflammation mu maso. Ikindi, blueberries izindi ntungamubiri ikizeho, ifitemo vitamine C, ikigiramo na vitamine A. Ibi rero bituma biyigira urubuto rufite intungamubiri amaso yacu akeneye bya buri munsi, ku buryo
uba ugomba byibura kuba ufata blueberries niyo byaba rimwe mu cyumweru cyangwa se kabiri mu cyumweru, kugira ngo amaso yagume ari healthy. Nuko izi mbuto uko ari enye maze kuvuga, uba ugomba kuba byibura buri munsi ufatamo urubuto rumwe cyangwa se ukoresha umutobe w'urubuto rumwe muri izi. Ushobora kuba wakoramo umutobe ukaba wazirya nk'uri kurya imbuto nyine bisanzwe, nta kibazo nabyo. Tudatinze rero ka tujye ku rubuto, dusanga ku mwanya wa 4 turahasanga urubuto rwa oranje cyangwa se umutobe wa oranje. Urubuto rwa oranje rero narwo rukungahaye kuri vitamine C. Iyi vitamine C nk'uko twabibonye twakomeje kubona no mu zindi mbuto ziri ruguru, ifasha mu gutuma amaso yacu agira ubuzima bwiza, ifasha kurinda ubuzima bw'amaso yacu. Vitamine C rero ifasha no mu gukuraho radicals z'uburozi mu mubiri wacu, ikaba irinda amaso yacu kwangirika imburagihe. Ikindi uretse vitamine C, oranje igira cyangwa se ikungahaye ku kindi kinyabutabire cya fiber, ikaba ifasha mu kugabanya iyi fiber iri muri oranje, ifasha mu kugabanya ibyago byo kugira indwara z'amaso, harimo nko kugira ubuhumyi mu zabukuru, kuba watangira kujya ugira indwara za hato na hato z'amaso, kuba amaso yaba atangiye kujya atabona neza. Ibyo byose ino fiber iri muri oranje irabigufasha. Rero niba wifuza gutangira kubungabunga ubuzima bw'amaso yawe, gutangira kurya no kunywa umutobe w'izi mbuto ni kimwe mu byagufasha, ni kimwe mu bintu nakugiraho inama. Nk'inyanya dusanzwe tuzirya mu biryo, ariko biba byiza iyo unyujijemo rimwe na rimwe ugakora umutobe wazo zikiri fresh, kimwe na karoti ukaba wakora umutobe wazo ukiri fresh, cyangwa se ukaba wazikata ukazihekenya zikiri fresh utabanje kuzinyuza ku muriro ngo ubanze uzicane, kuko hari zimwe mu ntungamubiri zigendera muri kuriya kuzicanira. Rero nahawe ho gutangira ugakoresha izi mbuto niba wifuza kugira amaso meza, ukabungabunga ubuzima bw'amaso yawe. Rero guys, niba warebye iyi video ikaba irangiye, ntiwibagirwe gukora comment, ntiwibagirwe gukanda like niba wayikunze, ntiwibagirwe gusharinga mugenzi wawe. Wakoze kubana nanjye, wakoze gukomeza kunkurikira kuri Vivine 250, iby'agaciro. Niba rero Imana iguha umugisha, tuzasubira mu yindi video naho ubutaha.